enyuma ho Amagomborora garuku 11 mu district ya KISORO garumu Muramba Nyarusenza Bonagana KISORO municipality Nyakabande Nyarubuye Rukundo Nyundo Cyayihi hamwe na Nyakinama gona gatwire Gatinemizi. Peter Aroho manager wa National Water and Sewage Corporation muri KISORO district nagirangwa mizaga ni menshi kandi umushahemwe no bamusharaho bwinjirwa mizo burukushika miliyoni mukaga mbatu rero gazo mbatura abarukushike mitwari 13 Busengo. So if it connects Busengo, I am very sure that now we are going to Busanza, right? To resolve the fault on the submersible pump, and now from then we decided to implement a lasting solution. Government kata miliyoni 16 kandeze katandika kugakora umwaka gwa 2018 President Museveni yija yagatongozo mu 2021. This upgrade, the major cost has been in the pumps. It's a big source with very pure water and some source near. This inaza kusindika nkati jinji manager wa National Water alonde obulyo nyakagize tungeki amizi gwe mugomba kubonera hiki imirimo industry zijanga aha kwebaza manager n'ebitongole byonna bakamabe kubatutusaka amazi amalonjo wano projects yafe tugikozese bulungi onki hene nkinka rizaga hanga pe agamazi tugasindikiraga abantu gusa kera uraganywaga mukanya ukumva indiratumye moye menshi sinagituga abantu tagente taga kitago kunaba no kunywa konka ngoma ko bamaraga kungoma kera bakamenya ngo hepfo hari ingoma ya Ruganzu baje gutera just kwishima ho kumarira ibitekerezo byabo w'amashanyarazi kuteganisa water plant pump kigemeserizo kongeraho water pumps 2 okugira ngo imwe yafa abantu batakateganisa ubwa gasha kwa keta tuzarirwe.